Isumbwe TV. Udushya bari twinshi inkuru ari nyinshi ngira ngo ari mpamvu tukubwira ngo kanda subscribe ukore share kugira ngo ujye ubasha kurikirana ibiganiro ku murongo w'Isumbwe TV. Ngira ngo nkuko muri kwibona ntago bisanzwe, uyu ni umuntu wabyutse hazajya mu kabari k'umuntu aranywa asengerera abantu, amaze kuzuza ijosi yumvishe ko ahaze arahaguruka ngo asezera atahe, nuko baramubwira bati ngaho twishyure, ntago ujya twishyuye. Nuko ubwo bamubwiye gutya yarababwiye ngo nta mafaranga afite, yamaze kubabwira gutyo bagira ngo arimo kwikenera, bagira ngo arimo aratebya, nabo birabayobera. Nuko bamukoze mu mufuka basanga nta n'ipfumuye yifitiye, niko kumufata bamushyira hasi, baravuga bati nta kuvanga utatwishyuye. Nuko baramushyira hasi, batangira kumukuramo inkweto, bamukuramo imyenda ijampa yari yambaye kugira ngo babashe bakwishyura. Ariko nyuma yaho ngaho yarabarwanyije cyane, arabarwanya, ariko n'ubundi ngo mbere no kumwera muri ako kabari yarababwiye yuko ngo ari n'umuvuzi gakondo ngo bagaruza ibyibwe. Aramubwira ati hari ibintu twibwa ahangaha se wabigarura? Arababwira ati nako kanya rwose, maze nabo so kumwemvekaye bamukubise amazi nawe arinywera, kuko maze anywa atanzitse, nawe aravuga ati abantu nabifatiye n'ubundi nindangiza ndigendera. Ariko ibyo byose byaje kumupfana, asanga iyo mitwe yatetse yose ntago iri gukunda, ntago byamukundiye. Rero nibwo bamuzengereje, baramubwira bati ugomba kutwishyura bubi na bwiza. Ubwo uyu mugabo yitabazaga abandi abantu, aravuga ati mumfashe ntaducike, dore uyu muntu yanywereye. Ariko nawe ugasanga yihagazeho, bigaragara yuko nawe ari igisambo kitari icya bugufi, bitewe n'uburyo wabonaga yagiye abarwanya. Ntago ari ibintu byari byoroshye. Abagore baraje barashagara, baravuga bati bishyure n'ubusanzwe ukatwaka ikideni warangiza ukigendera ntunatwishyure. Ngira ngo reka mbareke mukomeze mwiyumvire, mwumve ukuntu yagiye abateka imitwe, mwumve n'uburyo umugore wari uhari nawe yavuze ati ntago bigarukira ahangaha. Ibyo byose muragenda mubyumva uburyo yavugaga, mwumva uburyo ibisambo byakameje bitaba byoroshye. Ngira ngo murabona ukuntu ibisambo biba byifunza, akajapa ka kero, agakoboye, agakweto keza, kiriya kipampye kigira ngo gishyirishe mw'abantu. Ariko uyu mugore mwiyumvira ukuntu yagikuriye agahukunya. Ngira ngo mwumve uburyo inda yigira iti wamenyere kuzinya cy'ubuntu atariko noneho uyu munsi ntago biguhiriye shati, ntago biguhirengewe, wari warambonereje. Ngira ngo rero nkuko muri kukibonera ntago ikisambo nyine bicyoroheye, nkuko iminsi aba ari 40, uwa 41 wacyuzuriyeho kuko noneho kiratugirijwe hagati y'abantu bari ahangaha bose bahari uko bangana, ntawe cyabona kimenera, baragifite neza, ntago gishobora kubacika. No kuvuga ngo rero n'ubundi amakuru yaje kumenyekana yuko uyu mugabo nawe hari aho bari baziranye, hari ahantu ngo bahuriye baraganira, baramenyana, baba amacuti. Nuko kikamubwira yuko ngo kizi n'ibyo bintu ngo bijyanye no kuvura no kugaruza ibyibwe. Umugabo aravuga ati sha noneho ati nanjye uzazo nkorera ipari kabisa. Ubwo rero cyari cyaje muri urwo rwego, niko kumwaka yo kunywera, nuko kikajya nuko kumwaka macupa yo kugira ngo kinywere, agihereza avuga ati n'ubundi no mutarama wanjye n'ubundi ntari. Ariko n'ubundi nyuma yaje kubona yuko ibyo kirimo kumubwira ari imitwe, akibwira ati bubi nabwiza ugomba kunyishyura. Akibwiye gutyo rero kiravuga kiti rero n'ubundi urantunguye, tegereza nanjye mpamagare amafaranga bayohereje. Cyahere mu gitondo gihamagara, kirahamagara, reka da, kirahamagara wapi. Umugabo nawe aritegereza, aravuga ati ariko se ubundi ubu ibyo ndimo nyina nabyo ndabizi, ubundi umuntu igihe hamagara bari guhamagara batitaba bataza, ubundi aguma muri ayo ngayo. Niko kwigira inama yo kuvuga ati reka mbishyire mu bantu, babishyize mu bantu nibwo abantu baje baravuga bati n'ubundi wowe se ikipe kina nayo urayizi, uyu muntu abona afite ubwishyu, ati n'ubundi nushaka gukora ishoboka byose umwishyure. Nibwo inda yaje aravuga ati ariko ubundi uyu muntu mwe musanzwe muzi, ati ngiye ni mumumba, ati uyu muntu njya nyasi cyubona nyaka icyubona, ati ariko na n'ubu ngubu yari amarije yanze kunyishyura.
bamwishyuranya kuvuna umuheto ati none mwebwe muri kubona se ari bubishyure nibwo bigira inama yo kuvuga bati mwanja mu muntu sha mwata ku muntu ati ibyo yambaye harimo iby'agaciro n'ubundi kakashobora kuvamo ayo yankwereye nibwo bigira inama yo kumufata nyine bamufata kuriya nacyo cyaje kugira ngo kiratuza kiravuga kiti ngaho agakweto ni mugakuremo iki akaguru yateze neza wagira ngo n'umwana arimo gufungira inkweto ubwo inkweto baje kuzikuramo nyine ntago byagarukiye ngaho nakajampa murabona nako bavuze bati naka ngaka nako ntago ragakuranga cyo turagusigira nagapantaro uragenda wambaye nta kundi inkweto bazimukuyemo akajampa nako yaje kuryama bagakuramo ariko nkuko ari igisambo nyine kiryamishije kirihwekereza kirahomiriza kubera ibisoni byinshi cyari gifite yire akajya bera nk'uwanga kwagura bagapira ariko n'ubundi byarangiye agapira bagahubuyemo bagahubuyemo nta kundi nubwo yagiye ageraga ngo akazana ibintu by'imirwano ariko subundi ubona ari mu bantu isoni zamukoze bari nkora agakuramo akajya kurwana ese ubundi ararwana humurije se n'impumyi ariko uko byagenda kose nta kundi ibyo yamize yabimize nyiri kubimuha nawe yarashoye nta kundi byagomba kugenda n'ubundi yaza kwemera akabikuramo neza kubo neza kari agapantaro n'agasengera asigaranye byibuza bya kugenda bisa neza ariko n'ubundi nta handi barangiye bamukuyemo arangije yigira intere yiryamisha hasi kubera ibisoni byinshi cyane yari afite isoni nyinshi cyane nuko abahisi n'abagenzi bahitaho ngaho amamodoka ahita impande ye nibwo yaje kubyuka aragenda n'ubundi nkuko ya misi y'igisambi bibaze nta kundi kwitabara kugira kandi abantu bari bahari ntabwo ari kubarwanya ngo ayishobore gusa ikigaragara cyo ahantu habera udushya twinshi cyane kuko udushya tuba turi kuhabera bari twinshi cyane uburyo ibi bintu biba byagenze sitwari yose ukayikurikirana usanga ari utuntu tw'udushya twibereye aho ngaho rero uburyo kiri kwisinziza kihwekereza wagira ngo ni umwana babikiriye urimo gusinzira ararebana n'abantu yapfundura amaso nyine isoni zikamubana nyinshi ubwo rero ngira ngo dushya turi bubera ngaha ni twinshi muragenda mubona hagenda habera utuntu twinshi cyane tw'udushya gusa abantu birebera bari ukwisekera abari ibitwenge ababa bamaze kugahaga bakigira mu ngumi zabo nyine nkuko bamenyeranye kwiseta bakajya kwiyumva na tubaraga twabo bafite utuntu turi ahangaha ntabwo tworoshye ngira ngo rero nkuko muri kubibona ngira ngo namwe mwese abameze nk'uko nguko mwigire mumenye ko iminsi y'igisambo ibibaze umuntu wese wabitwara gutya namugira inama yo guhinduka akareka ibintu by'imikino akareka ibintu byo kujya kwiga utw'abandi buri muntu wese akamenya ko agomba kurya utwo yakoreye yavunikiye kuko nta by'ubuntu sinzi n'umuhanzi bigeze kumva ari kubiririmba ngira ngo reka mukomeze mwirebere udushya tuba turi ahangaha ahantu ntabwo haba hasanzwe kweri ahantu ni ukwisekera ni ukwisekera kuko ibintu biba biri ahangaha aba ari udushya aho ngo ndabona bafite imbaraga bakiyumva nada aha